Sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom, shalom, shalom. Turabashuje inshuti z'umusaraba, mwebwe mudukurikira kuri isheni y'isoko y'ubwiru bwahishuwe. Ni wa wundi Habineza Anise tugarutse imbere zanyu, wa wundi udahwema urajwe inshinga no kugira ngo benshi basobanukirwe imitima menshi ikire kandi basobanukirwe bamenye ukuri. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ntego y'ijambo ry'Imana ivuga, hari ikibazo ndi bubabaze, ivuga ku mahwa cyangwa se imikeri. Amahwa uburyo azitira akaba nta muntu ubasha kubona uko yameneramo. Amahwa abasha kuzitira ariko benshi nta muntu ujya ukunda kuyajyamo kubera ko barayatinya. Turareba impamvu bayatinya, ari igihe turareba igituma bayatinya kuyinjiramo. Gushakamo inzira biragoranye, benshi bikabananira kugeza ubwo bamwe bagerageza ibishoboka byose ariko bikabangira, bakavuga ati ari amahwa aratwica ntabwo twayashobora kuyajyamo, bakayatinyira kuri. Ese kuki uyatinya kandi wowe Imana yarakuremye igutandukanije n'ibindi bintu byose? Ni ikibazo. Reka rero twifashishe ijambo ry'Imana aho gatoya tubanze dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa mbere. Twumve iki ijambo ritubwira, turageza 15 honyine. Unyihangane ntago ndi umuhanga, nta nubwo ijwi rimeze neza, ariko uko umwami ashoboje ndabikora. Titira bavuga ngo ari wo mutwe w'amagambo, umugani w'umubibyi. 13 ku murongo wa mbere haravuga ngo uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya, abigisha byinshi. Abacira umugani, arababwira ati umubibyi yasohoye imbuto ye. Imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure. 6. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. 7. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Muri make arazitira. 8. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. 9. Ufite amatwi niyumve. 10. Abigishwa baramwegera baramubaza bati ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Akabazo. 11. Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. 13. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Ni uko iyo barebye batitegereza, niyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. 14. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. 15 ari wo wa nyuma. Kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza,
ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo bakize, ngo mbakize. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ritweretse imbuto uyu mubibyi yabibye. Uyu mubibyi yari Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, cyangwa se ubumana buzima. Iyi mbuto ni impano Imana yagiye iduha ngo tubashe kuyikoresha ibyiza, tuyikoresha ibyiza. Ariko none ikibazo usanga aho kujya tuyikoresha ibyiza turi kurikoresha ibibi. None zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa ahantu hatari ubutaka burebure, izindi zigwa mu mahwa, amahwa arazitira, arazimira, araziniga, ntizera. Izindi zigwa mu butaka bwiza bunini kandi burebure, ariko zo zareze. None ndagira ngo twibaze kuri izi zaguye mu nzira, zimwe inyoni zikazitoragura, izindi zikaba zaraguye mu mahwa, amahwa akaziniga, ntizere. Kandi aha nta muntu ubasha kujya gukuramo ikintu kiri mu mahwa. Urugero, turebe nk'uyu muntu agiye muri ariya mahwa, ashatse kwinjiramo ngo ashakemo inzira cyangwa ajye gutoramo ikintu kirimo imbere. Amahwa aramwica, asubirayo. Aragerageje, amahwa akamwica, agasubirayo. Icyo gihe niho uzasanga wa muntu bitazamukundira. Azakora iki rero kugira ngo cya kintu yashyizemo cyangwa kirimo agikuremo? Cyangwa se azakora iki kugira ngo ajyemo hahandi mo hagati? Benshi basanzwe bavuga ngo amahwa afite, ngo aba yarakoze ikintu cy'ubwirinzi. Aho ndabyemeraho hato. Mu buryo bw'umubiri koko niko bimeze, ariko mu buryo bw'umwuka sicyo gisobanuro ndaza kukibaha. Noneho ugasanga benshi baratinya mu mahwa, kandi twebwe tuyaruta, kandi dukeneye no guhinga za mbuto, kandi na ya mahwa nayo hari ahantu tugomba no kuyakuraho tugashyiramo ya mbuto. None tuzakora iki ngo tujye gushakamo ikibanza muri ya mahwa? Tuzayinjiramo mute? Kandi ni menshi, yarazitiye, kandi hari inzira tugomba gucamo yenda se, hari n'icyo tugomba kujya gushakamo ya mbuto yaguyemo. Turayikuramo gute? Nicyo kintu ngira ngo tuganireho cy'ingenzi. Bagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana turivugeho, kandi mu buryo bw'ukuri. Ndetse bamwe bajya impaka, babyibazaho cyane, abafarisayo n'abasadukayo. Ariko Yesu Kristo arabasobanuriye, ariko babanje kumubaza ngo kuki twigishiriza mu migani? Ibi bintu ntabwo twabishobora. Ariko igihe kigeze, harageze ngo n'uwari mu nda yigenze. Harageze ngo n'uwari umwana akure mu buryo bw'umwuka wera. Harageze ngo n'uwari ingwingiri mu buryo bw'umwuka wera akure, areke kuba igikuri, ahubwo agumye kuba umuntu ushyitsi, uri ku rugero rushyitsi, kugira ngo dusobanukirwe iby'umwuka. Uyu muceri cyangwa amahwa yazitiye, akaba nta muntu uhegera ngo ayinjiremo. Yakoze ubwirinzi, arazitira koko. Ni impamvu ki hatavogerwa? Ni impamvu ki hategerwa cyangwa havogerwe? Ni impamvu ki? Ndagira ngo usubize. Ariko igisubizo nukibura kugira impungenge ndakigusobanura, kuko benshi bagiye bambwira ngo n'ubwirinzi. Reka nanjye ngusubize mu bumana bwayo yampaye, cyangwa se ngusubize mu butware bwayo bw'ibyo data yampaye, ngusangije ku ijambo rya data. Igisubizo cyacyo nicyo ngiye kuguha. Aha aya mahwa abagaragaza icyaha umuntu yashize mu mutima we, kuko yambuti iba iri mu ijambo. Yambuto niryo jambo, kandi ijambo riba mu mitima yacu. Dukwiriye rero kuzitira imitima yacu ntiyinjiremwe ikizira. Dukwiriye gufata wa mutima wacu tukawurinda, tugashyiraho antibare, tugashyiraho uburinzi, nkuko data yavuze ngo tuzibire inzira zose umwanzi yinjiriramo, ukazerera nk'intara ashaka yaconshomera, tugafunga, tugaporoteje. Natwe tugashyira ubwirinzi ku mitima yacu. Aya mahwa yakoze ubwirinzi kugira ngo hatagira umuntu yavogera. Natwe tugomba kurinda umutima wacu nkuko yabivuze mu migani ibice 4 umurongo wa 21 kugeza 27.
Yaravuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo byawe byose bikomoka. Hari naho yavuze ngo yabyanditse ku by'inyama n'amaraso ariyo mitima yacu, kandi umutima wacu niho umwuka wera akorera. Yarabisobanuye mu rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 3:1 kugeza 18. Ariko bwa bwirinzi benshi ntabwo bashyizeho, nta antibare bashyiraho. Mumenye ko isezerano rigomba kubagarirwa, tukaririnda, tukarinda umutima wacu, kandi umutima niwo uba mu isezerano, tukarinda ko ikibi cyakinjira muri twebwe. Aho niho tuzabasha kugaragara ko twirinze by'ukuri. Uko niko twakagombye kuzitirira icyaha cyose n'igisa nacyo, tukakirinda mu mitima yacu ntikigiremo, ntikinjire muri twe. Uzabisanga mu Baroma ibice 6:12 kugeza 23, ndetse uzasome n'uburyo cy'umutima wacu Kristo ari gukoreramo n'ibyo tuzirindamo bimwe na bimwe, uburyo cy'urusengero rw'Imana rudahuza n'urusengero rwa Belezabuli. Uzabisanga mu rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 6:14. Uzumva itandukana uburyo urusengero rw'Imana rudahuza n'urwa Belezabuli cyangwa se n'ibigirwamana bisengwa. Pawulo niyo mpamvu yabivuze hano naho mu rwa mbere rw'Abikorinto ibice 6:12, avuga ngo byose ndabyemererwa, nyamara siko bingira umumaro, siko bigomba kungira umumaro byose, kandi byose siko bigomba kuntegeka. Niyo mpamvu ugomba kuzibira ikibi ntikigutegeke, ahubwo ukakira icyiza muri we, cyangwa se ukacyugururira icyiza gusa, ikibi ukakireka. Aho bizakubera byiza kugira ngo benshi bakubone nk'inyangamugayo, kugira ngo mutavogerwa nayo n'icyaha, mukanga ko kinjira mu mitima yanyu. Ni nako mutagomba kwemera ko kibinjira muri mwe, ahubwo mugomba kubakisha ukuri k'ukuri, ari ryo jambo, mukubakisha kwihangana. Kwa kwihangana akaba ariko muzitiza. Iyo wihanganye ubuzitiye, ukaba ubaye nkaho ari amahu uzitije ariko yatari amahwa, ahubwo ujitije kwihangana. Icyaka ukakurikizaho ndetse no guhamya. Mugashyiraho uruzitiro rw'umwuka wera. Rwa ruzitiro rw'umwuka wera ni rwo ugomba n'ubundi kuzitiza, bikagenda byunganirana. Kuko umunyabwenge wamaze gushyiraho urwo ruzitiro ashakamo inzira muri ya mahwa. Bivuze ngo iyo wazitije ukuri, ndabereka uburyo ki ugazitiza uko kwihangana, uburyo amahu yacamo bikakwemera, kandi n'icyo yatemesha. Yes, n'icyo yatemesha. Noneho iyo usanze winjijemo kwa kwihangana muri wowe, ukazitirisha imbaraga z'umwuka wera, warangiza ugasenga. Iyo uri gusengaho uba uri kugenda uharura inzira yaho ugomba guca. Iyo usenga uharura inzira, rya sengesho riraharura, rikagenda riharuramo bya bibi birimo, ugacamo inzira ugasenga, bikagenda uharurisha isuka yo gusenga. Ntabwo ari isuka isanzwe, n'isanzwe niyo wayikoresha, ariko kuko isuka isobanura ijambo. Aho rero ni kuko gundi ubyumva ngo no gusabana n'Imana, gusabana n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ikakubwira iti nyura hano muri iyi nzira, ibi bireke, kora ibyiza. Cyagiye kugira inama, ukemera mu nzira ikuyoboyemo, ikugeza ku cyo washakaga, noneho ukagera kuri cya kindi washaka kugeraho. Noneho ikintu uzatemesha rero sasa, nicyo ngiye kukubwira ya mahwa. Uzafate rya jambo riri muri wowe indani, utemesha ubutware buri muri wowe. Cya kibazo niyo mpamvu umupanga uzasanga usobanura ijambo, cyangwa se icyuma icyo ari cyo cyose gisobanura ijambo mu buryo bw'umwuka wera, ariko mu buryo bw'umwuka wera nicyo bisobanura. Reka turebe nk'uyu muntu noneho bwa mbere yagiye agenda
nta gikoresho afite asubira kuko amahwa yamwisha akoresha intoki gusa. Noneho reba uwa kabiri araje atwaye icyuma gisobanura ijambo mu buryo bw'umwuka wera. Urabona arimo aratema, arimo aragenda atema kuko amahwa ya mbere yamusuzuguye, ariko noneho yayabashije kubw'ijambo afite muri we. Noneho urabona inzira arimo arayibona, akuyemo icya mbere, akuyemo icya kabiri, ariko urabona inzira noneho yayishatse. Ni hano ananakibwiye ati rwose ntuzongere kunsuzugura, kuko akoresheje ubutware bw'ijambo buri muri we bugakemura ikibazo ndetse bukanyura muri ya mahwa yari yamusuzuguye. Reka mbanze masobanura icyo amahwa asobanuye. Amahwa cyangwa se imikeri asobanura igihanda, akongera agasobanura igishakwe mu buryo bw'umwuka wera, akongera agasobanura ikigeragezo. Nicyo amahwa asobanura, yaba ari ibitovu yaba amahwa iryo ari yo ryose, nicyo amahwa asobanura mu buryo bw'umwuka wera. Iki rero nibyo abatizera be cyangwa Satani yazitirishije, cyangwa azagutambika imbere mu mutima wawe kugira ngo utongera kwinjiza mu ikiza. Yatemesha ijambo ry'ubutware, nk'uko uyu muntu wa kabiri aje azanye umupanga ari cyo cyuma, ariko agakoresha ijambo rizima rikabasha guharura, rikabasha gutuma abona mu inzira. Ijambo ry'Imana rizaguha mu inzira utari bubonemo. Iryo jambo ahantu uzarisanga, ijambo riri muri wowe ahantu uzarisanga uburyo rikomeye, rifite ububasha bwose bukomeye cyane. Reka tuhasome ho gatoya hano mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12 tugeze 13 gusa. Hano ku bice 4 haravuze ngo titire iravuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uwo ni umutwe w'amagambo cyangwa se titire. Reka duhere kuri 12 rero. Haravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'izindi nkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikururwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Ntakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo mubonye ko ubugi uburyo ki ijambo ari ubugi, kandi mubonye yuko iri jambo rifite imbaraga. Mubonye uburyo ki rityaye kurusha izindi nkoto zose zibaho, ariko benshi usanga tutarikoresha kuko nta butware dufite muri twe. Nta butware dufise muri twe. Kubera iki? Kubera ko ntago twugururiye ubumana ngo bube muri twe. Reka twongere turirebe hano muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 29 honyine. Titire hano kuri 23 bavuga ngo Yeremiya ahanura ibyo Uwiteka Shami. Kaduhere 29 honyine niwo murongo wonyine umwe gusa dusoma, kumva icyo atubwira. Haravuze ngo kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Umva uko ijambo rimeze. N'inyundo n'umuriro, nyundo imenagura urutare. Uyu muriro w'ijambo ushobora gutwika cya kibazo cyangwa cya gihanda cyangwa cya gishakwe cyangwa cya kigeragezo umwanzi yakuzanyeho, ariko ruzitiro rwa ya mahwa yazitije, na ya mbuto yakajya kuyikuramo, uzayikuzamo ubutware bw'ijambo. Niyo mpamvu uriya muntu yagiye atemura ubwa mbere biranga, ubwa kabiri azana icyuma, arangije atemura yinjama agikuramo. Bizakubera byiza kuko ijambo rirarema. Kuko aba bantu b'Imana iyo bageze mu gikombe bita baka ni ahantu habi, bahahindura ahantu h'amasoko.
bahahinduza iki se? Bahahinduza ikiri muri bo, nicyo bahahinduza, kuko niryo jambo rigaragaza ubutware ba muri bo bakoresha. Abantu b'Imana iyo bageze mu gikombe bita baka ni ahantu habi, bahahindura ahantu h'amasoko. Si uko bari bayafite agaragara, ahubwo nuko amasoko bayagendanaga muri bo. Ahatari amazi bakibyazamwo amazi agomba kubatunga, aho batabonaga amazi bagakurwamo amazi akabavamo, nk'uko Mose byagenze hariya mu butayu. Imana ikagaragaza iriba, ikagaragaza isoko. Ubundi tugendana ibintu byose mu mitima yacu. Niyo mpamvu batuye ngo turinde umutima wacu kurusha ibindi byose birindwa. Nitwe twizira rero. Ikibazo nuko dusanga duhinduza ibyo dufite muri twe, tukagifata ikibi tukagihindura icyiza, tukabitagatifuza, kandi twakagombye kubikora nkuko bikwiriye, ahubwo tutabinyuranije. Twakagombye kuba dufite intwaro z'iburyo n'ibumoso, nkuko yabivuze mu Efeso 6:10-18. Mwibuke Samusoni yarwanishije intwari iri muri we, anesha umugunzu w'intare. Dawidi yarwanishije intwari iri muri we, anesha Umufilisitiya. Ndetse n'abandi benshi bagiye barwanisha mu kibazo intwari iri muri bo, ari ryo jambo ryagiye rikuraho igihanda, ikigeragezo cyakiri muri bo. Bakoresha rya jambo ikakubwira ukuntu ugomba kwitwara. Yamaha agashya ukayatwikisha ijambo ry'ubutware, agashya burundu agashira, cya gihanda kigashira, kugira ngo ntazongere kongera kumera ukundi, cyangwa ngo akwice. Temesha ijambo riri muri wowe, utwikisha ijambo riri muri wowe. Ariko iyo wa Mwuka Wera w'ijambo akurimo, arakubwira ati nguriye umwanzi wawe, turahagutegeye ni hariya. Nawe icyo ukora, uramusengera agakizwa, yamahwa ukaba urayatemye, cyangwa se ukaba urayatemye, ukayatema neza uyatemesheje ijambo ry'ubutware, ukamusengera rya jambo usengera, rya sengesho rikatema cya yamahwa yarari muri we. Yagusaba imbabazi ukazimuha, ukaba yamahwa uyatwitse akabivu. Ni nayo mpamvu yavuze ngo iyo ubikoze gutyo umuntu akugirira nabi ntumwiture n'abakugiriye, ngo ubuteruye umuriro amakara yaka umuriro ukamugereka ku mutwe. Cyagiye uyatwikishije icyiza kiri muri wowe, kugira ngo amahwa ari muri we ashye burundu. Imana idushoboze. Nimwihiteho, kuko isi ntisakaye sirikare rya umuntu umwe, kandi umuntu ntarenza metero 2, ahubwo nibuze tuzashyirwemo mwaho ngaho twamaze kuvuga ngo amahwa yose twaratwitse cya gihanda, ndetse nta nuwo twabangamiye mugenzi wacu, nk'uko ijambo rivuga ngo ntitugashyire igisitaza mu nzira mugenzi wacu, ahubwo dushyiremo icyiza. Ngaho nimureke twiyinire, turebe, twiyiteho, twongeye twisubiremo, turebe niba koko twabishyiraga mu bukorwa nk'uko bimeze, turebe niba tutabishyiraga mu nzira tubishyire mu nzira y'ukuri. Ibyo bizaba byiza cyane, kandi bizatubera iby'umumaro. Nibyanga dusaba Imana imbabazi kuko twarayikoshereje, kandi tukaba tutarabikoze nk'uko Data ashaka. Kandi mumenye ko ari twe twayikoshereje, twarayimuye, nk'uko tubisanga muri Yeremiya 2:9-13. Twimuye Imana. Usome iryo jambo neza urabisangamo. Mureke twihane rero, dutwike iyi mikeri y'amahwa iri muri twe, dutwike iki cyaha kiri muri twe, twimitse mu mitima yacu, yatumye iyi mbuto yanyu yononekara, ndetse imbuto y'Umwuka Wera Imana yaduhaye muri twe, aya mahwa Umwuka Wera uyatwike neza ashireho burundu. Kuko Imana
yarabivuze muri Yohana uzahasome ibicumu nakosori muri Luka ibicumu 8:4 kugeza 15 uzumva amagambo icyo akubwira. Huyo ki imbuto zacu kuryo byagiye bigenda ariko byatumye amahwa zimira kubera ko twitwaye nabi. Ntago twufite ubutwari bwo kuzitwikisha gutwika aya mahwa ngo imbuto zacu zigaragare. Ntago dufite ijambo ry'ubutware kugira ngo dukure haya mahwa dushake inzira dutambuke tuye kurebamo ya mbuto yacu. Ariko kububwiwe reka bishyire mu bikorwa. Kuko yabivuze neza ngo ukora icyaha nuwande nuwa Satani. Yabivuze mu rwandiko rwa Yohana urwandiko ibice 3:4 kugeza 8. Arongera bivuga ise agaragaza ise ubabyara ubyara abo ngabo bakora icyaha ni muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 8:42 uzasoma imanuka ivuga cyo. Kandi umwana w'Imana ntakora icyaha nkuko yabivuze n'ubundi mu rwandiko rwa Yohana ibice 3:9 kugeza 12. Iyi mbuto urashaka kwisigasira imikubutwari muri wowe bw'ijambo. Nakubwiye uburyo ki nusenga uburyo bizagenda ndetse nkubwira uburyo ki uzazitiza kwihangana ukazitiza imbaraga z'umwuka wera kugira ngo Satani atakuvogera cyangwa ibibi bitakuvogera. Kuko iyo uzitije ibyo usanga nta kikuvogera icyo ari cyo cyose. Ariko nutabikora zakuvogera kandi ibaze kuba amahwa yarakoze ubwirinzi bwayo nta upfa kuyavogera ukayavogera mara uko ufite icyuma nkura muntu twabonye ukayatema cyangwa igiti ukagenda uyegeza mpaka ukoresheje ikintu runaka. Niyo ukoresheje intoki ariko akenshi ugeraho byakugoye ariko arakujomba kuko afite ubwirinzi bwayo yiproteje ari kuri iyi ariko mu buryo bw'umuka nakubwiye icyo bisobanuye. Natwe rero turinde ijambo riri muri twe Imana yadushyizemo. Turinde ubutware Imana yaduhaye. Turinde ikibitsanyo Imana yaduhaye. Ndetse tukirindisha ijambo ryayo kandi tunakirishindisha imbaraga z'umwuka wera tukirindishe kwihangana ndetse tugume mu buntu tumere nk'irambuto yaguye mu butaka bwera cyangwa se burebure kuko ntaho yari huriye n'amahwa ahubwo yari iri ukwabwo ari buri kwabwo n'imbuto igwamo iramera. Icyo gihe rero imbuto twashyize mu mitima yacu nituyisigasira izaba imeze kandi izera benshi bayisoromeho kuko murabizi igiti yo cyeze nubwo ariko kiterwa imijugujugu myinshi ariko ntago kiva ngo uyu mwaka kuva ntareza imbuto nyinshi sinongera kwera ahubwo kirusha kwera nyinshi zirenzeho kuko gifitiye ba nyiracyakamaro bakajya baza kugisoromaho. Ngo rero katwera imbuto ntucogoze nuko bagukubita umujugujugu w'amagambo cyangwa n'indi mijugujugu yindi ahubwo ugumye wera imbuto wowe bizakugira umumaro ndetse n'abawe n'abandi benshi. Iyo mbuto rero yisigasire bagumye kuza gusoroma gushaka imbuto nziza. Ntibagushakeho indibu ahubwo bagushakeho imbuto nziza. Niyo mpamvu ikinyomoro amatunda birabyo tukunze kwita amacunga ndetse n'ibindi byinshi usanga benshi babikunda bakabisoroma ukabana yishyira mugenzi wawe ariko buri yimuyitero ukayishyira mugenzi wawe. Abari ijambo ibisobanura ijambo ry'ubutware umushyire cyangwa ijambo riri muri we ry'urukundo umushyiriye kuko imbuto buri sobanura ijambo. Ni ijambo butare umushyiriye kugira ngo abaruriye buri babigaragaza urukundo umukunda cyangwa se ijambo umushyire abizera bakagombye gushyira abagenzi babo. Aha rero ndizera kusobanukiwe iyi mbuto ugomba uburyo ugomba kwikoresha ibyo ugomba kuzitiza no ugomba kubigenza. Igisobanuro cy'amaho cyari cyo ngicyo ikibazo ndumva nkibasubije. Ndagira rero ngo Imana igumye kubashyigikira kandi igumye kubabungabungira umutekano namwe ubwanyu kandi mubikora mu buryo bukwiriye. Yari Habineza Aniseti ndabakunda cyane. Ciao ciao.